niba ari serial killer Kazungu aragakoreshaga yakoreshaga akabox agagenda ashyira mu twangombwa cyangwa se ibintu byose by'abantu yagiye yisha akagenda tugendana kugira ngo hatagira umuntu unamusura amutunguye cyangwa se inshuti yikaza kumureba igahita ibona utwo tuntu we making sure ko atugendana nkuko agendana inangamuntu kugira ngo abari sure ko ibyo bintu by'ibyangombwa cyangwa se ibyo bintu byose utuntu yambuye abo bantu adufite muri we. Rero ntabwo wavuga ngo waciye umuntu waca umuntu umutwe uri wenyine ngo nuko ari umukobwa. Abakobwa se nta mbaraga bagira, nta bakobwa bakubita abagabo bakabadigiza. Ntabwo ushobora guca umuntu umutwe uri wenyine. Bivuga ngo niba yarabacaga imitwe byanga bikunda Kazungu arafite umuntu babaga bari kumwe, umuntu umwe agahagarara agafata bakazirika nk'umuntu, bakazirika umuntu umwe akamufata akamugundira cyangwa se akamunyweza, Kazungu nawe agafata icyuma agakirera uwo mutwe. Banditse ngo abajepe nibo basakaga aho Kazungu yaragiye kuburanira. Mama we yahamutse, yabonye ukuntu umwana ameze, yabonye ukuntu umwana ari trend, ukuntu umwana ari kwisekera bisa naho ntacyo bimubwiye, arahahamuka. Kandi kuko ntabwo wabura guhamuka. Ubu uyu munsi Kazungu ari kurya ibiryo by'abantu yiciye, atunzwe n'ibiryo by'abantu yiciye, nibo bamugemura ibiryo by'abantu yiciye bose. Kazungu ashobora kuzatungurana akavuga abantu rwose tukumirwa. None mu gitondo babasore ngo bacyura wa mwana mu modoka bamugeze iwabo. Mama wamukubise amaso arebye ukuntu abantu bamuzanye babaye so babasinze. Mama agira ubwoba ahita ajya kubivuga. Tekereza minister ushinzwe ubutabera agana n'ikinyamakuru The Guardian. None ikinyamakuru The Guardian baramubwira ngo se muzongera mutore President Kagame azongera yiyamamaze. Aranje aravuga ngo yango ntabwo ngo azongera kwiyamamaza ngo mwishyaka ngo dufite undi muntu ngo ushobora ngo kutuyobora ngo kuko ngo President Kagame ayoboye igihe kinini. Ngo icyo gihe byababaje James Kabarebe cyane, byaramubabaje cyane ngasoka narakaye. Nongeye kubaha ikaze mwese mugenda mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. No kuri kw'Imana nciye bugufi. Ndabashima cyane. Turagenda twaguka tubu umuryango mugari mu minsi itageze kuri 12 tumaze kugira mu bantu ibihumbi 2700 by'aba subscribers. Mu byukuri ni ikintu cyo gushima, ni ikintu cyo gushimira Imana ndetse no gushimira mwese mugenda mubigiramo uruhare. Ni ikintu cyiza umuntu akwiye gushimira. Uyu munsi nashatse ko tuvuga ku bintu bitatu. Ariko cyane hari ibyo mfite kuri urubanza rwa Kazungu, kuri dosiye ya Kazungu wari uri mu rukiko ku munsi w'ejo, ariko kuburana kwifunga n'ifungurwa, agasaba ko urubanza rwe rwabera mu muhezo, ariko urukiko rukamutera utwatsi ndetse n'ubushinjacyaha bukabyanga. Hari ibyo nza kugaruka, ariko mbere yuko ngaruka kuri ibi ngibi nifuje ko mbanza guca muri utu tuntu guteraho comment gakeya n'ibintu bitatu. Kuri kandidatire y'umukuru w'igihugu yavuze ko ari umukandida, kandi koko hari abantu benshi basa n'abatunguwe, cyangwa se ibinyamakuru mpuzamahanga byatangiye bikandika biti, nabonye nka BBC baranditse bagira bati ngo President Kagame yavuze ko ngo iby'uburengerazuba buzavuga kuri kandidatire ye ngo ntacyo bimubwiye. Ndaza no kuvuga gatoya ku butabera bw'u Rwanda, ibyo tugenda tubona. Rubanza rwa Titi Brown rwavugisha abantu benshi, hari urwa Kazungu n'izindi nyinshi zagiye ziba cyangwa se zirimo ziraba. Hakazamo n'ibihano twumvishe byafatiwe RDF, bivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye RDF ibihano. Ariko reka nkuko ngenda bivuga, uko nagiye bivuga, reka turebe akantu kandi. Mu by'ukuri umukuru w'igihugu yaganira n'ikinyamakuru Jeune Afrique, aganira n'umunyamakuru wacyo, ashobora kuba ari nawe the owner cyangwa se ari nawe chief editor wacyo, ari nk'umunyamakuru mukuru witwa François Soudan. Mukuru aramubaza ati se ko yamubaje ibibazo bigera muri 13. Hari harimo ibibazo bigiye bitandukanye, harimo kuba ku bya Kongo, harimo amakuru d'etat, harimo kuba yarasuye umuntu wakoze coup d'etat.
ibyo bintu byose. Ariko none hageze ku kibazo ubanza ari cya 12 n'atari cya 13 aramubwira ati se wongeye gutorerwa kuyobora umuryango wa FPR Inkotanyi, bivuga ko uri umukandida muri 2024. Umukuru w'igihugu nta kuzuyaza aramubwira ati yego, bivuga ko ndi umukandida. Ariko ntekeza ko abantu batakabaye baba batungurwa kuko tujya gutora itegeko nshinga cyangwa itegeko nshinga abanyarwanda bazana ibiseke muri mu nteko nshinga amategeko, twasabaga ko itegeko nshinga rihindurwa. Umukuru w'igihugu tukamutora muri manda y'imyaka 7, tukazongera kumutora izindi ncuro 2 5. Iyi manda tuzamutorera izamara imyaka 5 irangire muri 2029, twongere tumutorera indi rimwe birangire muri 2034. Mu by'ukuri ni ikintu gishimishije abanyarwanda twese, kireka umuntu udakunda u Rwanda. Umuntu udakunda u Rwanda ni umuntu ushobora guclaiminga, kuko hari ama comments zone nabonye abantu bandika imyaka myinshi ku butegetsi. Buriya nge ku bwanjye nkuko uko mbibona, mbona niba umuntu umupresident batamurebera ku myaka ayoboye, ahubwo bamurebera ese muri iyo myaka yamara iki abaturage be, muri iyo myaka yakoze iki, muri iyo myaka yahaye iki abaturage be, niki yagejeje ku gihugu. Mwabonye video y'abakongomani, abakongomani bari kuvuga ngo nta president tugira, ngo ahubwo ngo byaba byiza ngo niba ngo president ngo ntawe tugira muri Kongo, ngo nimutuzane Kagame atuyobore. Mwabonye muri sinzi niba mwarigize mujya mu gihugu cya Senegal, ubu usanga mu nzu ndangamurage zabo harimo ifoto ya His Excellency. Bivuga ngo hari agaciro twebwe tumubonamo, ariko n'abanyamahanga bakamubonamo. None ndibaza niba abanyamahanga bashobora guclaiminga bakavuga ngo barashaka ko umukuru w'igihugu aza kubayora, twebwe tumufite, ni gute twaclaiminga tukavuga ngo uwo muntu, ntekereza ko umuntu wavuga ngo ntabwo akeneye His Excellency yaba afite ikibazo. Kubera ko niba yenda ababashe kugenda mu bindi bihugu bajya babona uko ibindi bihugu abaturage babayeho, bajya babona akarengane, ruswa mu bindi bihugu byinshi. Navuga ngo even muri South Africa, ufite amafaranga ni uvuga, udafite amafaranga rwose ubura aho ngaho nyine. Umuntu ashobora kuza akagukandagira akagukubita inshyi rwose afite amafaranga, polisi yavuga bakayikubita amafaranga. Ariko mu Rwanda ntabwo ariko bimeze, kuri icyo ngicyo. Yenda ku bantu baclaiminga bavuga, yenda hari abantu yenda batanu nasoma yenda itangazamakuru cyane batajya batabasha gusoma ibinyamakuru n'iki, cyane ko abantu uyu munsi ntabwo abantu kubera ibibazo ntabwo abantu bagifite umwanya munini wo gusoma. Ashaka kumva gusa yenda ama YouTube ama radio, yenda batarabyumvise. Reka mbabwire ko umukuru w'igihugu wose yatangaje ko azatanga candidature muri 2024, ni umwaka utaha. Ariko abanyarwanda rwose tukaba turi ready. Uretse ko nta nubwo ari abangaba gusa bavuga ngo yenda bashaka kuvuga ngo umukuru w'igihugu ngo agize, muri buka ministre w'ubutabera, sinibuka izina rye, yari ministre w'ubutabera muri 2013, yaganira n'ikinyamakuru The Guardian. Tekereza, minister ushinzwe ubutabera aganira n'ikinyamakuru The Guardian. None ikinyamakuru The Guardian baramubwira ngo se muzongera mutore President Kagame azongera yiyamamaze. Aranje aravuga ngo yango ntabwo ngo azongera kwiyamamaza, ngo mwishyaka ngo dufite undi muntu ngo ushobora ngo kutuyobora, ngo kuko ngo President Kagame ayoboye igihe kinini. Icyo gihe abivugaga yari President Kagame yaramaze gutorerwa manda ya 2, kuko byatangiye kunugwanugwa muri 2011 bizanywe na Fazile. None 2013 nibwo minister yazaga kubivuga, aje kubivuga. Icyakora ntabwo ibintu byaje kumuhira, kuko na nyakubahwa ubwo ari mu nama, ubwo arahezaga ministre w'ubutabera mushya yari Johnson Busingi icyo gihe. Ubwo uwo minister niba mumubuka izina neza, wo Busingi yasimbuye,
His Excellency aravuze ati se aravuga ngo maze igihe kinini we kwamaze icyo amaze mu butabera muri Minisiteri y'Ubutabera no kuba ko ari we wenyine uyishoboye no kuvuga uwo mu minister nawe yaramaze igihe kinini mu butabera gusa nanone nubwo yaramaze igihe kinini mu butabera yazanye ibintu byinshi yari yarazanye impinduka niwe wazanye ibintu by'inkiko gacaca yabigize mu ruhare nawe wazanye ibintu by'igihano simbura gifungo imfungwa zikazajya zijya gukora imirimo simbura gifungo kubera ko icyo gihe u Rwanda rwarimo cyubaka nta magereza nta abantu bari benshi imanza ari nyinshi abantu bose bakeneye ubutabera abakoreje jenoside n'abayikoze bose bakeneye ubutabera byari bihe bisa nibigoye uwo mugabo azana iyo filozofi ariko nanone yari yaranize ibintu bijyanye na n'ubucamanza cyangwa se n'amategeko ntabwo umuntu nanone yamushyiraho ngaho gusa icyo nashatse kuvuga uwo mugabo nawe abantu baramugaye cyane kubera ko umukuru w'igihugu n'imara imyaka 2 impamvu abantu bamugaye nuko abanyarwanda baje kubimwereka bagasaba ko itegeko nshinga rihinduka muri 2015 twongeye gutora umukuru w'igihugu mu by'ukuri ibyo yenda nibyo umuntu yateraho comment kuri ibyo ngibyo ku bantu yenda badakunda u Rwanda ntekereza ko umuntu wavuga ngo wa claiming kuri icyo cyemezo cy'umukuru w'igihugu yaba adakunda u Rwanda kuko niba nyakubahwa retired General James Kabarebe yarigize atanga ikiganiro akavuga ngo ubwo bari bamaze gutsinda urugamba bari barimo kureba umuntu ushobora kuba umukuru w'igihugu noneho bicaye bumvaga ko ari His Excellency ushobora kuba umukuru w'igihugu noneho ngo ariko arabangira arababwira nti ntabwo ngewe niteguye kuba umukuru w'igihugu ngewe nshaka kuba ndi kumwe n'ingabo ngo icyo gihe byababaje James Kabarebe cyane byaramubabaje cyane ngasoka narakaye kubera ko umukuru w'igihugu yarafashe uwo mwanzuro asoka babaye cyane ari ibintu byababaje abantu kuko bumvaga babonaga ko ari umuntu wari umaze gutsinda urugamba ayoboye ingabo bagatangira hasi nta kintu bafite bagatsinda urugamba bagatsinda ingabo z'igihugu nta kuntu bari kuvuga ngo ntabwo ashobora kuyobora igihugu so icyo gihe rero byarababaje gusa nyuma yaje kumva ibyifuzo byabo kandi mubonaho u Rwanda arugejeje buri muntu wese aramwifuza nkuko nabibabwiye rero ngarutse ku butabera bw'u Rwanda ubutabera bwacu mu by'ukuri bukora mu mucyo kandi bugenda ku mategeko ariko ikibazo ntabwo hari utuntu umuntu yibaza ibyo ari byo yenda abantu bazi cyangwa se bakora mu bintu by'inkiko bazagenda baducanwa hari imanza umuntu yavuga ngo zigirwamo power n'itangazamakuru urubanza rw'umwana witwa Titi Brown mu by'ukuri ndabizi ikiganiro gikoze bataramurekura ariko ndabizi neza ko bari buze kumurekura ngikoze bataramurekura ariko ndabizi neza ko bari buze kumurekura yanashobora no kuza kujya prodinga batari bamure ngikoze mu gitondo cyo kuwa gatanu rubanza rwo rurasomwa uyu munsi bashobora kuba ndabizi ko baza kumurekura ndabizi ko baza kumurekura ariko impamvu baza kumurekura nukubera ko habayemo ko abantu basakuza bakavuga ngo itangazamakuru ngo arazira gatsi ari abantu bamwicayeho ari abantu bagize gute uyu nguyu ntabwo azaba ari we wa mbere hazaba hari umwana wigeze nanone kuba wari ufunzwe y'imyaka sinzi ari 10 ngo ziri umugi aza kufungana n'umunyamakuru Jean Paul Ndikumana maybe asohotse aramutabariza umwana aza guhita arekurwa ariko ntabwo ari abo ngabo bonyine hari abandi bari muri gereza bafunze muri ubwo buryo umuntu agahabwa iminsi 30 y'agateganyo yamara agakubita imyaka 3 ibiri igize gute hari nka kese ejo numvise ngo y'abasore bagiye mu kabyiniro noneho ngo bazana umwana juste bari mu kabyiniro bari kuryoshya biriya bavuze ngo ni group cyangwa se ngo ni sex group hari ibintu bigezwe ngo ni ma sex group cyangwa se ama house party mu Rwanda noneho abo basore ngo bari batanu bari kumwe ari inshuti zabo noneho ngo baranywa barasinda noneho ibi ngibi byuko utwana tw'udukobwa twikundira ahantu hahiye hari abasore inzoga zihari n'umuziki tugenda sometimes utwana two mu bipangu yenda tudahabwa liberty yo kuvuga ngo bagiye kuryoshya bagize gute nawe yabicirwaho aragenda agiye umwana arahaza bararyoshya baranywa barasinda noneho mu gitondo babasore ngo bacyura wa mwana mu modoka bamugeze iwabo mama wamukubise amaso arebye ukuntu abantu bamuzanye babaye so babasinze mama agira ubwoba ahita ajya
kubivuga. Agiye kubivuga babasore barabakumakumye barabatwara. Babatwaye babashinjaga iki? Nukurongora umwana utujuje imyaka. Aba bamwe baracika abandi barabafunga. Ejo bundi abo bana bajyanye n'uyu mwana ngo witwa Titi Brown. Ejo bundi umwana rero nyuma y'imyaka 2, nyuma y'umwaka umwaka isaga 2. Ubwo barabura nyina minsi 30 ubushinjacyaha bukunda gusaba baragenda bitara y'umwaka rwose ikigore kirabekwa. Ejo bundi nibwo umwana bamupinye basanga umwana n'isugi. Nyuma y'icyo gihe cyose basanga wa mukobwa n'isugi. Abasore barabarekura. Ngo rero hari ibintu nibaza ngo ese kubera iki ibyo ngibyo bigenda biho. Usanga ariyo mpamvu abantu batagirira ikizere ubutabera kandi koko bukora neza. Yenda hari ibibazo baje bavuga bakavuga bati hari imanza nyinshi hari n'ubucucike. Ariko nanone nukubera iki se ubwo bucucike buhari? Ugasanga gereza icucitse ku kigiro cya 200 ngo ahantu hakabaye hari abantu 1000 akajya abantu 2000. Nukubera iki? Nukubera ko akantu kose mu Rwanda hari umuco umeze gute wo gufunga. Urwego rwa RIB rwose rurafunga cyane pe. Noneho mu Rwanda aho bigera ku rwego rwo gufunga bafunga ibihumeka n'ibidahumeka. Ugasanga umuntu araje atwaye imodoka yasinze, ariko bakamufunga barangiza bagafunga n'ikinyabiziga. Iyo modoka yenda muri iyo minsi 5 bari gufunga umuntu, iyo modoka yakaba iri gukora services zifasha uwo muryango, urugo zifasha iki. Iyo modoka nta cyaha irimo kuko ndisiyo yabwiye nyirayo ngo yasinze. Bashobora kureka imodoka bagamagara umuntu wo mu muryango bakamubwira ati ngwino twari imodoka akayitwara. Yenda bakaca amande bakagira gute. None si yo modoka cyangwa se umumotari basanze ariko umumotari yarahagaze ari kwihagarika ahantu baramufunze bafunze na moto. Iyo moto ni itunze urugo. Icyo gihe uzasanga bari guteza ibindi bibazo kubera iki? Hazabaho ubukene, hazabaho ibibazo mu rugo. Babura uko babaho, usanga yenda habijemo ibindi bibazo byo kwiba byo kugira gute. Usanga biteza ibindi bibazo bikomeye. Kavuga ngo mu Rwanda niyo mpamvu usanga harimo ubucucike. Noneho n'abacamanza bivuga ko ngo abacamanza ari bake ngo ahubwo n'abari mu kazi bari kugenda bakavamo. Ugasanga urwego rw'ubutabera hari ukuntu rukiri mu icyuho, uretse ko bavuze ko bagiye kubikemura. Ariko ngarutse kuri mu minisitiri nari mbabwiye bira bintu by'abunzi mu by'ukuri byarafashaga. Hakaba ari imanza kiri ku rubanza ruremereye nshinjabyaha akaba ari izo yenda zijya mu rukiko. Akaba ari zo zijya mu rukiko. Ngenge ndeba nko yenda bashaka ko ari ubushobozi baturusha cyangwa se ari ubwinshi bw'abantu bari muri izo nzego. Ariko rebye mu bihugu nk'ibihugu byateye imbere, even no hano muri EAC, no hano muri South Africa, usanga nko muri ndibaza ko ni igihugu cya Tanzania, even na Kenya aho banza bayo bagufasha udashobora kumara amasaha uhita ujya mu rukiko. Niba ari amasaha ariko ntabwo birenze uhita ujya mu rukiko. Ntabwo ushobora kumara iminsi 5 iminsi ngahe utarajya mu rukiko, bihita byihuta cyane. Ariko yenda nuko bashobora kuba ari abantu benshi bari muri urwo rwego, cyangwa se ari uko bafite ubushobozi b'investinga muri icyo kintu, yenda ubushobozi twe twaba tutarabugira. Ariko hakwiye kurebwa nanone hagatangwa, nanone hashobora no kubaho ibihano nsimburagifungo bishobora gufasha kugira ngo ubucucike bugabanuke, kugira ngo nizo manza ugasanga umucamanza umwe, abacamanza nabo ntabwo umuntu yabarenganya. Kubera ko niba umuntu umwe abashobora, niba utekeza imanza zose ziri mu Rwanda, niba gereza imwe icucitse ku bantu 250, ari abacamanza bari mu Rwanda ari bakeya, birumvikana ko umucamanza nawe n'umuntu nawe kandi agomba guca urubanza. Ntabwo urubanza rumwe akarwiga akagira gute, urumva nabo baba bafite akazi. Rero bashobora gushishikariza abantu, akabaho uburyo ki uko abantu bashishikarizwa kujya mu bintu bijyanye n'amategeko mu bucamanza mu bihe. Ariko nanone hakabaho n'ubundi buryo bwo guhana. Ntabwo igihano ntekereza ko gusa ari ugufunga baguketseho usanzwe ugize gute uhise ugenda. Kandi ubundi amategeko avuga ko umuntu afite n'uburenganzira bwo gukurikiranwa adafunze bibaho. Rero nge nkavuga nti mu bucamanza bwacu hakwiye kurebwa uburyo ki hashobora kurebwa izindi nzira cyangwa se ubundi buryo bushobora gukoreshwa mu buryo bwo kuhana kugira ngo ubucucike bugabanuke. Kuko nibyo usanga ibinyamakuru mpuzamahanga bigenda bivuga ngo mu Rwanda
imfungwa zirya abantu. Icyakora kiriya cy'umuntu aragisoma agahita abona ni ibintu bitangaje, uretse no kurya abantu abanyarwanda batarya n'inyama mu busanzwe, n'inyama ntekereza ko bagenda batoranya, kuvuga ngo barya abantu byo genda cyaba ari ikinyoma, ariko nanone bagendera ku kuba bavuga ngo buriraho kuri ibyo bintu kuvuga ngo u Rwanda rurafunga, u Rwanda rurafunga, u Rwanda rurafunga. Kuko iyo urebye mu bihugu bifunga cyane, u Rwanda urasanga ruri hafi ku isi, ruri hafi mu bihugu biri hafi ku isi. Rero ku butabera bw'u Rwanda nge nicyo nari navuze nti iyo comment ni yanjye, n'ibitekerezo byanjye bidakuraho ibyawe, bidakuraho n'iby'abandi. Ndavuga nishobora gutanga igitekerezo cyane giye kuri icyo. Kuri po rero nababwiye yindi mbere yuko njya ku bya Kazungu, nababwiye ku bihano bivuga ko byafatiwe RDF. Hari inama ya UN yari kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yanditse bari mukuru w'igihugu Kisekedi nawe yagiyeyo, ariko mbere yuko ayijyamo yaje kuganira n'abanyekongo ndetse aganira n'itangazamakuru. Avuga ko abanyekongo bakwiye kwishima kubera ko u Rwanda RDF yafatiwe ibihano ngo kubera ko iri kubakinga M23, ndetse ngo nuko yinjiza abana mu gisirikare. Iryo jambo rya Kisekedi ryasamiwe hejuru n'umutwe wa RNC. Benshi bavuga turishimye, ariko ntabwo yigeze atanga fact. Niba ari abantu badashyira cyangwa se igisirikare kigendera ku mategeko, ni igisirikare cya RDF. Mbararetse kureba agatabo nasomye kanditswe na General Patrick Nyamvumba ubwo yakiri umugabo w'ingabo z'u Rwanda, avuga ku musirikare wa RDF, avuga ku ndangagaciro za RDF, avuga ibyo umusirikare wa RDF agomba kuba yujuje cyangwa se agomba kugendera cyangwa se uko akwiye kuba ameze. Muri ivyo bintu agarukamo icyo RDF igenderaho, uko bigenda. Ikindi kiyongereye, mwabonye bari abantu bari basoje itorero banza n'indangamirwa, umusore umwe agahagarara akabwira umukuru w'igihugu ati hari ukuntu tugira barriere zituma twinjira mu ngabo z'u Rwanda. Umugabo uwo musore ndetse aravuga ngo hari ikigero indeshyo, umukuru w'igihugu aravuga ati ibyo ngibyo ntabwo byakabaye biba impamvu. Ariko nibivuga ngo niba hari barriere zituma hari abantu bakreminga akavuga ngo twangiye kujya mu ngabo z'u Rwanda, u Rwanda rwajya gufata abana rukabinjiza mu gisirikare. Iyo urebye ku bantu u Rwanda rushyira mu gisirikare usanga hari imyaka guhera kuri iyi, ariko ntekereza ko nta bana. Ubundi umwana ni umuntu uri hasi y'imyaka y'ubukure, kandi urebye ku isi usanga imyaka y'ubukure ijya kuba imwe 18 19. Usanga ku isi yose bijya naho bijya kumera kimwe. None se ni gute uvuga ngo umuntu ngo bamushyize mu gisirikare ari umwana? Nose umuntu w'imyaka 19 n'umwana gute? Urebe bari kurwana muri Ukraine, ureba abasirikare ba Putin, ntabwo ari abasaza. Abana nibo baba bazi tactique, baba bazi kuko urugamba rega ntabwo ari guhagarara hariya. Kurwana igihugu ntabwo ari guhagarara ngo urase gusa, bisaba n'imyitozo, bisaba n'iki. None se umusaza uramushyiramo ashaje, bigende bite? Rero RNC yabisamiye hejuru, yavuga ati rwose ati u Rwanda rwafatiwe ibihano, rwagize gute? Ati Amerika yabafatiye ibihano, inkunga yazihagaritse. Gusa nanone Amerika navuga ngo ni igihugu kiri serious, kubera ko iyo igihugu kitari kugenda ku byo Amerika yifuza cyangwa ishaka, bigwa miswi rwose, hazamo ukuntu ko kutumvikana hagati aho ngaho. Ariko ntabwo twize tubona Amerika ibintu byose ikoze irabitangaza. Ntabwo twize tubona yandika ivuga ngo twafatiye u Rwanda ibihano. Biriya ngewe ngatekereza ko Kisekedi yabikoze mu buryo bwo kugira ngo ahumurize abanyekongo. Ikindi Kisekedi akaba ashaka kugira ngo abanyekongo babone ko ari kurwana intambara ikomeye, noneho biriya bintu byo kudakora amatora cyangwa se byo kuzitoresha
azabikore kugira ngo bamuvugira we abereke ko ari urugamba ruhari agikeneye kurwana. Niyo mpamvu yababwiye ngo FRDC maze kugira imbaraga, ntabwo tugikeneye kuganira na M23, tuzarwana. Abanyekongo kugira ngo bamwizere, noneho bamuhe igihe bavuga ati noneho reka twongere tugutore, cyane ko amatora yabo ari muri uyu mwaka, noneho bamutora bamuga ati noneho turwanira iyo ntambara. Ariko ni ibintu ntekereza ko nyuma yuko aya matora abaye nayo mu Rwanda akaba 2024, ntekereza ko hazaba intambara inateye ubwoba. Ngi kubwanjye mbona ko hazaba intambara, kubera ko Kisekedi nta kindi azaba kiramera, azaba yamaze kuba ugenda uyu munsi ushobora kuvuga atari kugenda kugira gute. Ikindi akeneye ko agira ya imirite, kuko nava ku perezida Kisekedi azabazwa abantu. Mwumvise abasirikare barasha abantu hari, ibi byose bijya ku mutwe mukuru w'igihugu. Ntabwo rero ashobora kuva ku butegetsi, kuko iyo imirite yo kuvuga ngo ni umutegetsi ni perezida izabimvuyeho. Nimara kumuvaho abe yagira, niyo mpamvu ashobora kurwana inkundira yose kugira ngo agume ku butegetsi. Ariko nanone yamara kujya ku butegetsi akazarwana nanone intambara iteye ubwoba, cyangwa se akaba ari no kwikanyeza gutya yanamara gutorerwa manda rwose ibyo ngibyo akabivamo, kuko yenda akeneye ko abanyekongo bamubona ko hari ibintu by'intambara arimo, ari busy no kurwana, ari busy no gushaka ubusugire bw'igihugu. Ariko kurwana narwo ntabwo rufumbasa amaboko, ntabwo rufumbasa amaboko, kuko mwumvise umukuru w'igihugu njye nkunda ukuntu asubiza. Hari ikibazo kimwe bamubajije, baramubwira bati se ku makudeta ari kuba hirya no hino muri Afrika urabona gute? Ati no kuba waragiye gusura umutegetsi cyangwa se umuyobozi wakoze kudeta, ati ubwo ntibivuga ko ushyigikiye kudeta yiwe cyangwa umushyigikiye kandi ari umutegetsi utaratowe n'abaturage. Mukuru w'igihugu yasubije François Soudan mu buryo buri bw'ubwenge cyane rwose bw'ubuhanga, ahita amubwira ngo rega ngo nuko abantu batekereza gusa ko igihugu ari perezida bakagurukira kuri perezida kandi n'abaturage baba bahari. Byashatse kuvuga ngo ntabwo nari ngiye gusura perezida nka perezida, nari ngiye gusura igihugu kandi igihugu kigizwe n'abaturage. Ako kantu kahise karanejeje cyane. Ni ukuri dufite perezida w'umuhanga, dufite perezida w'umuhanga ndetse cyane. Rero ngiye kuri dosiye ya Kazungu. Kazungu ejo yagiye mu rukiko, amaze kujya mu rukiko, mwarabibonye nabivuzeho. Amaze kujya mu rukiko, hari ibyo yavuze ngo ashaka ko bijya mu muhezo, hari ibyo yavuze ngo ashaka ko ashaka kuvuga kuko bikomeye. Nibajije ngiye ku bwanjye, nibajije ibibazo bitatu. Icya mbere naribajije ntese Kazungu ibyo bintu ashaka kuvuga bikomeye ntabwo yigeze abivuga, kuko iyo umuntu bamufashe, niko ku bwanjye mbizi, iyo ufashwe ukajyanwa mu bugenzacyaha bakakubaza ngo se wabikoze ute, tubwira, ugatanga ubuhamya bwose, barangiza kuvuga ngo twanditse nibyo, bakaguha inyandiko yawe ukayisoma ukayisubiramo ukavuga uti ni ibyanjye. Iyo ugiye mu bushinjacyaha still nabo barakubaza nabyo ukabivuga. Nta munyamategeko yenda yari afite umwunganira yenda avuga ati agire gute, ariko kwifungwa n'ifungurwa, nubwo byari fungwa n'ifungurwa, Kazungu ntabwo ari umuntu, ntabwo ari umwana. Ibyo byose yarazi neza ko agiye kuburana ifunga n'ifungurwa. Kuki yashatse biriya bintu ko abishyira mu muhezo? Ese ko ku rubanza rwa Kazungu ruzabera mu ruhame? Ibyo ngibyo nabyo ndabyibaza. Ese Kazungu nta bantu azavuga? Kazungu ashobora kuzatungurana akavuga abantu rwose tukumirwa, ashobora kuzatungurana akavuga abantu tukumirwa, Nanone ngiye nkagaruka cyane kuri bara abakobwa batanze ubuhamya, bakavuga ko yafataga ikaramu akayijomba mu mazuru, ibyo bintu byose. Kuki ibi buhamya bwose bari kugenda babutanga mu gihe Kazungu yafashwe, mu gihe byose ari we wanamaze kubyivugira? Kuki mbere yaho, mbere hose aba bakobwa batigeze baza bavuge bati
hari umuntu witwa gutya Kazungu wagize gute yamfashe yenda nkubise ikaramu mu zuru yagize gute. Kuki aba bakobwa batigeze babivuga? Icyo ngicyo ndakibaza. Ese Kazungu narebye nari ndimo ndeba video ndeba ukuntu baraba fande bari bamurinze, wabonaga disi nabo basa nabababaye kureba umuntu w'umwicanyi ukuntu ugenda umugiza arahanga yicaye imbere arimo arasoma bitera gahinda. None ukareba ariya marira yuriya mu mama kare kuntu umwicanyi aho ngaho ari kureba asoma mu mpapuro. Icyakora ubutabera ni bwiza pe, ubutabera ni bwiza, reka tuye dushimira ubutabera. Buri ubutabera ni bwiza, buri ubutabera butabaho abantu bamarana. Buri Kazungu Kazungu ntabwo yakabaye. Hari abantu nagiye mbona ibitekerezo byinshi, yakabaye amanikwa, yakabaye yicwa, yakabashyirwa ku karubanda karaswa, yenda igihano cyo gupfa mu Rwanda cyavuye, yakabagizwe gude. Kuki abapolisi batijishe ngo bamurase? Kuki atigize ubu ari kurya ibiryo bya leta, ari kurya imisoro y'abaturage. Ubu uyu munsi Kazungu ari kurya ibiryo by'abantu yiciye, atunzwe n'ibiryo by'abantu yiciye, nibo bamugemura ibiryo by'abantu yiciye bose, barabifata bakabimuzanira. Nibyo bimutunze muri gereza, n'ejo bundi nibyo bizaba bimutunze. None nkibaza ngo ese mama wuriya mubyeyi, mama wa Kazungu ubu ngubu ameze gute kweri? Nabonye comment imwe ngo ni nyina wabo, ni nyina oya niba uwo muntu sinibuka neza niba yanditse nyina wabo, niba yanditse nyina. Ni comment nyine kuri ama video bagiye batanga, umuntu yarandika ngo shango nturanye ngo na mama we ngo disi ngo yabaye ngo kireba ngo video ngo mama we ngo yaguye igihumure ngo ubu ngo nawe bamujyanye mu bitaro ngo abonye umuhungu we uko ameze. Mama we yahamutse, yabonye ukuntu umwana ameze, yabonye ukuntu umwana ari trend, ukuntu umwana ari kwisekera bisa naho ntacyo bimubwiye, arahamuka. Kandi kuko ntabwo wabura guhamuka, kiriya ni igisimba, ntabwo wabura guhamuka. Kuko niba umuntu yisha abantu 14 we yemera, yamara akaza ari guseka aseka, bamubwira agaseka ukabona ntacyo bimubwiye, ukabona ari very very confident, ari kwisobanura neza nta kibazo ntaki. Ubona biteye ubwoba. Ubona Kazungu, there is something behind. Hari ikintu kizaba gigize. Nabonye njyewe byantunguye, narebye mu kinyamakuru Umuseke, muraza kubibona. Banditse ngo abajepe nibo basakaga aho Kazungu yaragiye kuburanira. Hari ibintu yenda back gatoya, tugaruke gatoya ku rubanza rwa yenda n'izindi manza zose zagiye ziba. Umuntu ashobora kuvuga ati ese uretse ko nabo banditse ibyo ngibyo umuntu tabihamya neza niba koko ari abajepe, kuko nta wabasabye amakarita cyangwa ngo bagire gute. Kuko ntekereza ko nk'abari batwaye uriya Kazungu barakora mu mutwe barwanya iterabwoba, abapolisi ariko mu ishami rirwanya iterabwoba, yenda nta wabasabye ikarita avuga ngo ukora gute, gira ngo ukora he, byenda nuko abanyamakuru banditse gutyo gusa bitewe na image buryo ngo umujepora murebe ukamubona. Ariko ntekereza ko akora kugira ngo abaturage kuko bashoboraga kumurya n'amenyo rwose, bashoboraga kubera ko Kazungu bamurekuye akajya hari abantu bamwica. Yenda ubutabera ntabwo bwaba butanzwe, yenda ntekereza ko ariyo mpamvu umutekano wari wakajijwe, kuko bavuga ati bashobora kumugira nabi, cyangwa se nawe ubwe ashobora no kuba yakwigira nabi. Ashobora rwose kuza hari agahita afata nk'ikinaka cyihoma aferi karangira. Mwagiye mwumva abantu bagiye kuberekana bagashaka kwirukanka bakabarasa, uko nguko ubwabyo aba ari ukwiyahura. Ngero uko mbona dosiye ya Kazungu ibintu ari gushaka kuvugira mu muhezo ni ibintu biteye ubwoba, koko nkuko nababivuga ni ibintu biteye ubwoba. Ashobora kuba ashaka kuvuga abandi bantu benshi yishe, cyangwa se uburyo kibunyamaswa yabicagamo,
cyangwa se akaba ashaka kuvuga abantu bakoranaga, akaba ashaka kuvuga abantu bakoranaga. Kazungu ibintu bye buri wese arabireba kumva ni ibintu biramushisha, ni ibintu biri ku rundi rwego, ni ibintu bitari byasobanuka neza, ni ibintu bitari byasobanuka neza. Buriya bwicanyi nibwo bwa mbere bwashyize u Rwanda, no ngo byashyize u Rwanda ku yindi ntera. Abantu batangiye kuvuga ni mu Rwanda. Ngewe nagiye kubona ku munsi aciye nk'iminsi nk'ine, nagiye kubona mbona telefone irampamagaye kuri WhatsApp ya +243 ni Nkongomani, ariko avuga ikinyarwanda. Arambwira ati ngewe ndi umunyamasisi, ati inkuru za Kazungu turi kuzikurikirana. Ati Kazungu se kumbona sebeje u Rwanda, ati nge sindagera mu Rwanda, atari ku Rwanda uko turuzi tufatara icyitegererezo, perezida wanyu turamukunda, ati none se ko tubona u Rwanda none twatangiye kuyoberwa ibyo ari byo. Buriya Kazungu abikoraga mu gihugu cy'u Rwanda. Ndamubwira ntiyabikoreraga mu gihugu cy'u Rwanda. Ngo turumva ngo twagize ubwoba, ngo u Rwanda twatangiye kurutinya. Uwo mugabo arangije arambwira ngo hano twebwe ngo ni ibintu bisanzwe, ngo kuko abantu barya inyama z'abantu, kuko mwabonye nko muri umwaka ushize abakongomani bo bari kuri level y'ukuntu bafata umuntu bakamwica, cyane cyane avuga ikinyarwanda, bakamwotsa bakamurya. Baramwica bakamwotsa bakamurya, inyama ze bakazirya ku manwa y'ihangu. Kako gatenda Kazungu ese haraba ko tuzi ko iyo mico ari y'abakongomani ba hano, ati Kazungu yabarayikuye he? Uwo munyekongo nyine wumva disi yaba yavuga ati u Rwanda ukuntu narinduze n'ukuntu narukundaga, ndumva noneho binteye ubwoba. Urumva rero Kazungu yashyize u Rwanda mu kuri sport, navuga ngo yashyize u Rwanda mu buryo abantu batangira kubona mu yindi sura. Bakavuga ati umuntu yabikoze icyo gihe cyose, gusa icyo nanone twizera ubutabera bw'igihugu, twizera ubutabera bw'u Rwanda, ko rwose aba inzirakarengane zizahabwa ubutabera, yenda abantu bagashyingura abantu babo mu by'ukuri mu cyubahiro. Ariko nubwo rega turi no ku isi, hari ubwo umuntu nawe azagiraho ubwe yicuza, avuga ati ariko buriya kukinahemutse nagize gute. Hari ubwo rega n'isi irabikubaza, n'Imana ikazabikubaza. Ariko nanone nkagaruka kuri side y'abakobwa. Hari ibintu birimo kuba hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane abakobwa bari gushaka amafaranga, cyangwa se bari gushaka ibintu byo kuryoshya. Muri 2021 njye umuntu yarampamagaye kuri telefone n'umujama mushiti wanjye, arambwira ati man, ntabwo ushaka kurya abana se? Ndavuga ati gute se? Ngo urumva ngo tunaza ngo twaza ngo ngiwawe, noneho ngo ufite ibindi byana ngo by'ibikobwa ngo bikaza, noneho ngo turakarara ngo dusepera nyine ngo tugakora house party. Rero ukuntu bimeze yaje gusimburwa na sex group. House party ni ukuntu ubura umusore ufite crib, ufite ahantu uba, ukaba ufite umusore w'umushiti wawe cyangwa se abakobwa bashiti bawe, mukababwira umukobwa bashiti wawe akazana n'abandi bakobwa, bakazara abakobwa yenda nk'10, namwe yenda mukamura abahungu yenda namwe nk'10 cyangwa se nka6. Noneho bagera mu rugo muje nyine kuganira, baje gusepera kugira gute, abari ninjoro, umuziki uri ku rwego rwo hejuru, ubusaturamano, hari n'inzoga. Abenshi ntabwo yenda bake nimwe mamuziranye, kuko inshuti babwiye inshuti, hari abataba baziranye. Mwamara gusinda, mumaze gusinda, mugatangira mukagira gute, mukarongorana. Bujya gucya mu gitondo, umukobwa ashobora kuba yarongowe n'abahungu nk'10, umuhungu yarongowe nk'abakobwa nabo nk'10, kuko uko umaze kurongora urongera ukabyina ugahura n'uriya, no mukongera mugenda mubahana. Ibyo bintu mu Rwanda birahari. Niba abakobwa baza bakarara umukobwa umwe akarongorwa n'abahungu 10 mu ijoro rimwe, abahungu atazi, ashaka gusepera, ashaka kunywa inzoga, ashaka kugira gute, none se urumva bizacika gute?
Ibyo bintu n'abakobwa bakwiye gutekereza kuri icyo kintu, bakumva ko ibyo bintu uretse no kuba barisika ubuzima bwabo no kugira gute, no kurisikingwa just bubwabo ubuzima busanzwe, atari kuvuga ngo yenda no kubica niki bubwabo. Uryamye n'abantu 10 ntuzi bavuye, ntubazi, ntugize gute, ntuzi ngo barwaye iki, bizagenda gute? Rero usanga nanone abakobwa nabo harimo utuntu hari byo nanone bavuga ngo abakobwa bikururira. Ntabwo ari kuvugira kubitabye Imana, ariko nanone ndabwira abasigaye tukwiye kuba fishi, twavuga ngo kana karampamagaye, who is this? Kana karampamagaye ninde uyu nguyu? Ukarabanza ugakomunika, ukabwira iwanya, tukabwira ati ngiye ahangaha nintinda mu tracing namba mumenya ahantu ndi. Ariko umuntu ni gute umuntu arapfuye amaze amezi 7 8 baramushyize baramutabye mu cyobo, nta muntu uramubaza, nta muntu urakreminga ko yabuze umuntu, ntaki hene babara bashatse bakavuga ati yenda umuntu yenda agiye gushakira amafaranga handi, yagiye kugira gute, kubera ko nubundi mu busanzwe abo bakobwa cyangwa se abo bantu baba basanzwe bagenda batavuze cyangwa se badakomunika, nta communication bagira ku baguardian babo cyangwa se ku babyeyi babo, bavuga ati ntabwo turi hano, tugiye ahangaha. Niyo mpamvu babifata nk'ibiraho, bakavuga ati umuntu yabuze, bakumva ko ari ibintu bisanzwe, yenda yagiye gushaka handi, yagiye kugira gute. Ariko kuri wa muntu komunika udashobora kurara adatashye cyangwa se yanarara akavuga ko adahari, iyo abuze gatoya baba fishi bagatangira bakamushakisha. So uwo muco dukwiye kuwugira, no wakabafasha n'inzego z'ubutabera, wakabafasha nari mu buryo bw'amaperereza, kuko none se guperereza iyo Kazungu baza nk'umukobwa nka 2 abantu bagatangira bagakora iperereza amaze nko kwica 2, byari kuba birengeye n'abandi basaga 7 cyangwa se abo bose bandi bari inyuma. Ariko kuko habayemo ko byagiye abantu bicecekera, niyo mpamvu ibintu byageze kuri uru rwego. Rero ngiye kubyo mbona ku rubanza rwa Kazungu, ni urubanza rusa naho ruteye urujijo, ndetse rwateye urujijo abantu, rwanatangiranye urujijo, aho atangira akavuga ibintu bikamuvuguruza. Baramubajije, bafite inyandiko yabakoreye, nawe yarabivuze muri ribu, usanga ari ibintu biza kuzana urujijo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugasanga ni ibintu bisa naho bidasanzwe. Ndetse ntekereza ko mu mateka ribu kuvivu igiyeho muri mwaka ubanza 2018, iriya dossier imeze kuriye ishobora kuba ariyo ya mbere badirinze, nayo iri ku rwego remereye cyane, iri ku rwego, n'izindi ziraremera, ariko ndavuga iteye kuriya, aho umuntu yica ari umusiriyo kira mu gihugu cy'u Rwanda. Ntekereza ko ariyo ya mbere, ntekereza ko ariyo iri ku rwego, ariyo ya mbere badirinze, nayo iri kanganye kuriya cyangwa se iremereye kuriya. Rero nkavuga ngo rero iriya dossier ishobora kuzasiga ibintu byinshi, ishobora kuzatwara abantu benshi. Kazungu ntibigutangaza ashobora no kwinjira hariya rwose akavuga ati yenda akareba nk'umuntu bari bafitanye akabazo, agahita ati ariko wamuvugara, ugasanga avuze umuntu kanaka batanafitanye ikibazo, ugasanga nawe agiye muri dossier cyangwa agize gute, cyane ko urubanza ruzaba ruri kuberamo. Ku bwanjye ntekereza ko ruzabera mu ruhame, ku bwanjye. Ariko nanone umuntu akibaza ngo Kazungu ruzabera mu ruhame koko, kuriya nyine barushyira mu ruhame ku Karubanda? Ni ibintu abantu bibaza. Yenda reka byose tuberekere ubutabera. Nagiye mbona hari abantu bari kumbaza bakanika mu comments ati akaboxi wagize amakuru mba mvuga mba nahawe n'abantu. Umuntu wambwiye ati yajyaga abona imodoka 2 zazaga, yewe ntago nturanye na Kazungu, sinabanye na Kazungu, simuzi, ariko na amakuru abantu bagenda batanga bakavuga bati twajyaga tubona imodoka 2 nizo navuze. Kare akabox no, ntabwo ari ukuvuga ngo ufite akabox ka Kazungu, nabanaga kuya, ahubwo kare akabox ni utubox naberekaga abantu akenshi ngewe nagiye kukagura kare akantu, kubera ko navuga ngo mbibereke nyine. Ntabwo ari Kazungu, navuga ngo ngo niba kakabox mukaze, utu tubox ku bantu batuzi barete bamenya ko ari utuntu abasiriyo kira cyane bakoresha. Impamvu ko turiya tubox badukoresha ni ukubera ko turiya tubox y'umuntu akabonye
nakantu ashobora gutwara nakantu gatoya ashobora kugenda kuko urumva ntabwo amazina yose y'abantu yayafata navuga ngo niba yaraplaninze ngo nzishakanaka cyangwa se nishakanaka akagenda baritsinga ahantu hari abakoresha agenda hari n'abakoresha akavuga ngo agufata agapapuro cyangwa se utuntu yamusanganye akadushyira muri karaka box akazajya atugendana kubera iki kugira ngo yenda niba hagira umuntu uza no mu rugo iwe impamvu bafata turatu box agashyiramo amazina cyangwa se udukoresha abayagiye yambura abantu akadushyira kugira ngo umuntu uza niwe dahari cyangwa se nk'inshuti kaza kumusura ataza gusangamo kaka box agatabona utwangombwa tw'abantu niki niyo mpamvu ntekereza ko no kuri Kazungu niba ari seriyo kiriya Kazungu yakoreshaga ka box agagenda ashyiramo utwangombwa cyangwa se ibintu byose by'abantu yagiye yisha akagenda tugendana kugira ngo hatagira umuntu unamusura amutunguye cyangwa se inshuti ikaza kumureba igahita ibona utwo tuntu we making sure ko atugendana nkuko agenda n'indangamuntu kugira ngo abari sure ko ibyo bintu by'ibyangombwa cyangwa se ibyo bintu byose utuntu yambuye abo bantu adufite muri we. Niyo mpamvu rero agenda na karaka boss kugira ngo making sure ngo ibintu ni ubifite ubwe kuko urumva bishyize mu nzu umuntu ashaka kuza umushuti abantu bakaza kugusura abavandimwe bakagira gutenda umuntu akaba yakagwaho mu buryo bumutunguye akaba yamenya what's behind. So ntekereza ko turatu box nitwa abantu bakoresha n'urugero nabahaga nabwo ni box nitwa abantu bakoresha but ntabwo ari kuvuga ngo naka Kazungu. Amakuru mbabwira ni abantu bari kuri telebe bayatanze bakavuga ati this and this hari ibintu tubona bidasobanutse muri uru rubanza mu by'ukuri mutubarize ese kubera iki bimeze gutya. Niyo mpamvu natwe dutera akamu kavuga ati Kazungu barebe n'ibindi. Kazungu ashobora kuba afite ibintu ari guhisha mu mutima cyangwa se ari ibintu ashaka kubwira urukiko abantu batari hari ibintu bashaka kugira urukiko. Hari umuntu umwe nabonye umusesenguzi ari kuvuga ngo yakoze mu nzego za polisi ngo ikiri gendarmerie aravuga ati rwose umuzaniye dossier ya Kazungu ntuzanemo ibyitso yabona ko iyo dossier nta kirimo. Uko abantu babayeho uretse no kwica n'akantu gatoya bisaba ko ufite abantu muri kumwe akagufatira iki n'inkoko ntabwo yayicuruma bisaba ko hari umuntu bugufatiye nawe ugakerera ijosi. Habara abantu babiri umwe akerera ijosi unda mufatiye rero ntabwo wavuga ngo waciye umuntu waca umuntu umutwe uri wenyine ngo nuko ari umukobwa. Abakobwa se nta mbaraga bagira n'abakobwa bakubita abagabo bakabadigiza. Ntabwo ushobora guca umuntu umutwe uri wenyine bivuga ngo niba yarabacaga imitwe yanga bikunda. Kazungu arafite umuntu babaga bari kumwe umuntu umwe agahagarara agafata bakazirika umuntu umwe akamufata akamugundira cyangwa se akamunyweza. Kazungu nawe agafata icyuma agakirera uwo mutwe. Nibyo bintu byo munda ntabwo bavuga ngo yicaga abantu ari wenyine gutyo gusa ngo uvuge ngo ni ibintu biri aho ngaho. Oya Kazungu byanga bikunda nibyo mvuga ntabwo mbihamije ariko rwose iperereza rikomeze Kazungu bazasanga afite abandi bantu bakorana either abanyarwanda cyangwa se batari abanyarwanda. That's what I mean. Kazungu afite ibyitso cyangwa afite abantu bakorana byanga bikunda ntabwo avuga ngo ni ibintu yikoreshaga ubwe avuga ngo ni ibintu biri aho. Kazungu ari aho ngaho afata abantu 14 akabica rumwe. Ntabwo ari ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu by'i Rwanda. Ntabwo afata abantu 14 uri umwe ngo nuko ari abakobwa harimo n'abahungu kubica rumwe nta rusaku ntaki ntabwo bibaho. Kireka niba ikintu ushaka kunyemeza kireka niba arafite icyumba yari yarubatse icyumba mu nzu akubaka icyumba noneho agashyiramo ibintu ku buryo yenda wazaga agahita gusunikiramo yenda afite nk'ibintu akandaho ku buryo umuryango utawirokinga akakurikiramo ugapfiramo yenda ukaburamo umwuka ari ahantu yashyize amasound proof ku buryo udashobora gusakuza ngo abantu bumve yenda ugapfiramo wamara gupfiramo yenda akaza akagukata ibyo bice by'umubiri. Ariko niba ari kugukata ibice by'umubiri muri kumwe atabanje kugushyira ahantu ngo ubanze upfe ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu rero mvuga ngo ibintu bya Kazungu hari ukuntu wumva ko bidasanzwe. So ngiye ku bwanjye ni comments zanjye ni ibitekerezo byanjye nk'umunyarwanda ariko nanone ngiye nababwira updates ziba zihari ngiye nabacanwa uko ibintu biba bimeze. Iyi ngiye ndi Chris Kame, iyi ni Kame TV Rwanda. Uzajya ubana natwe mu biganiro ndetse n'abantu bashaka gutanga inyunganizi gutanga ibitekerezo nabo bashaka kudukontakta. Nimero yanjye iraho ngaho ya WhatsApp
tukaba twavugana nawe ukaba watanga ibitekerezo byawe uko ubyumva cyangwa se ukaba watanga inyunganizi uko wumva ibintu bigomba kugenda cyangwa se uko wumva ibitekerezo byawe kuri sije ziba zigiye zitandukanye, entertainment, politics, ubuzima busanzwe bw'igihugu, gospel n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ndabashimiye.